kare kose iyo wibeshye sukanga kuyampa nkakwereka urugendo rwiza uzakana ugiye kunsoma mu rasi urani kwa sida ugiye kumbwira uburyo cyihuje biriya bisenga mbere 30 cyangwa telefone yawe iyo telefone ugomba kuyihima aka niho kazi kanje ntabwo se nkazakurya nanjye rero inzu yanjye niko kazi kanje kuko nishize wapanga kugira ngo njye waruzi n'ibindi abandi muhanga ntabwo kugeza cyose ni umushyitsi ha umva wakwihanganye ufashe nkwereka ufata umugana kwihanga urafite nawe bite yidiza bigende bite yidiza ndatanye gusubiza safran siri gushakira waruzi n'ibindi se inzu 15 naneze biri aho yanjye ndiyaburamo bosi wama telefone ya wama telefone ya Sobanura ibi ngiye mu rugo bihari ko nguhangiye wamara utazana mwana urebe iki ubundi wabura tukamenya imbere ukagenda sibyo nkubwira uje naje wanyura ambwira ngo sinzongeye kuguha urumva nanjye umunsi rushatse bose ngataha urumva ariko sha muri higa n'izina ry'Imana muri higa pe muri higa ikore nawe urugira ikore ngo gatamwereke wamabera nyoko yaje wanopesha naje kwamuka ukankubita ukuze muhanga nahita ngwanya byabone ko ndi misiri kake yamuramuje kake urashize none nungu mu ya ucyura kubwira umva no mutwe wanyegana no rusana mugi ukwima ifigishingiro nyawe na Claude zanarunda ku mazi man mutima n'amazi yo kunywa ikintu cyamuna baba nuko mabipfuka bimwe kayima uduke n'uduke Tawanye nawe ubonye shambo nzabikwereka da wahangira utese ikintu cya mbere cyo urumva Sundi wabigwa byakumari ni umukire wonyine ndi kubwira kubona uretse ko rambye ko turutse wanyu wariye ugeze ahangaho ukojeje igifote ni umuceri wonyine sobora ko ari umuceri wonyine yego nyine no umuceri wenyine ariko ndi kugusaba ntumwe nje sinjya nkwe ibirenze umuceri ariko wacyase imitsi yaso uburi kuma ese ko sanzwe uvuga neza bombe nubwo buri kutumuvuga guswa kose ugahanga kawugenda ukanzerereza mu bapanga yayi bose ushakira umupanga yayi utuvuga ndamukeneye wari ufite se uya nta mupanga yayi umupanga yayi nongeye nzasanga yarwaye mu nda ejo arwaye mu mutwe ejo nguru ahurana ibibazo bitashira kanjye sindinyira ntabwo nyina mujyanje ko murega washye ugomba gukoresha umutungo wawe kubyifuza ariko ari n'umusazi n'umurwara mu mutwe ntabwo ari muzima ntabwo ari umusazi ubwo ni umukene mu mutwe kandi nta bakene mu mutwe ntabwo ngomba nkurangiye ko kwa Karisa se nawe nkambona yambura bahora basimbuka nibura nyambura ariko rimwe na rimwe yicyo uriya nangahe ngo ndebe iyo nayishyuza 15 ariko ndashaka kwishyira kuri VN simana ko ngiye mu rugo naba hari mani wabimaye byibura ko ndibuze kukwishyura mo dukenye ndaza kubukwishyura ngiye mu rugo naba hari we dukeye Sidi sana n'akandi n'akandi kwasa umva n'undi munsi kashanzi wanyu igendere imbwa gusa yari ushaka ntuzagaruka nzimeze kuri make irimo n'utuntu kudukara 25 abanyaramo n'udukaro nanjye unanyanyika mufite ngo promise za fresh akima 25 ukwezi kumura kujyana akoze kujyana abari yakuba komisiyo mfite rero nabo birukanka babaye nzakagendana nanjye ngiye kugura kinubi bita ingurukana mupangayi niko bayita yongiye kugura none mupangayi kubita amajigo tuyahengura muzana mupangayi umuhengura amajigo ibyo biramureba bayafite cyangwa atafite ngena na yatera ariko ngo yahengura ngahengura ibyari bihengama amwereka mupangayi mfite nawe ndamuzi ningurutse ngo hehe hari uwo kwa Karisa ejo bundi yagiye afuye na Karisa ko yamwishyuye akarenze igiceri cy'ijana ngo yaguza ngo yatwaye amajerekani abiri y'amazi uko ngo nta kibazo nta mazi tuzapfasa ndayicura ako nawe yasize amuhemukiye yize ngo ngiye ngo ni landlord ngo ndi nyiramazu iramukoze ibyo uvuze by'inyundo afite ebyiri hano na hano we
aravangavanga nzagurisha ntacyo okay ndamukugezaho nimero ni yandi ku gipangu yiriya kabisa ndabimuha guhamagara kugira ngo ntabigaragaramo neza bikazangarukira arakwihamagara muraza guhura ikizo cyo kucyo hariya none ukuntu binameze uko hari umupanga we bagamo mbere w'umufundi kuko arabizafundi bahora bacyuye niba aranavumye buriya bari abakobogi amafaranga yabo ntakajya kwiye nawe rero ni ukuvuga ngo buriya cya gipanga indaya zirakizi neza zigera zitetse hano bagize kwakira arika cyakojeje igifu ariko yashaho ubwo nzanye ibintu by'ubugona mukaritasi nayo byanze hari jyajya ndwana ntabwo nanjye najyamo gakiragaruka nkagikubita ikindi kirushe kimwe ariko nagende atikimiramo nze nkurye n'ubundi njye bayivunikiye iyo umuntu apfuye arayipfumbata reka rero iheke ibwanyu intindire nayo izankuraho bari umugisha ako nagaketse ahantu ukuntu nahabonye no mafaranga ucu nago ayaguha ari uko abamo wafite abesha inzu ni business agatapi ko tunabonye hirya twasaze ni nyari ndaya duhataye kudukobwa kandi hamwe afite umugore we umufundi ni umufundi batetana akorwa mubwire kandi kubwira sibyo twambwiye ko umupanga we mufite se genda mufite ndabigura yes nakwemera amafaranga azaguha se ukwezi kumwe peke yake kofi yangu none ujye n'umubwira azaze kuko nyine atanyishyura rusororo hahora hishyuye ndabikora nk'akazi ariko nubwo mwinye ajya n'ubana iyo byanze ari watsinda kumenyera muri ahora mutorera mu kanwa yoga torwa mu maso ntabwo ntabwo umuhari n'uzagahabwa narimbwa gusa kandi n'ugarutse wasanga ugarutse Manipulate someone, you pretended as if you love her. Yeah! 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 waramutse nyiribyo baramutse neza biranga ariko se ubu ni kuvuga gute n'uwafashwe n'ibiki wahora ni iki bari yakubise hasi abereje bunzu rwose nta kigenda ngubu ntabwo se wafashwe ryari maze iminsi maze igihe kigali by'umweru bitatu ndavagabutse wafashwe ute se kandi hari irwaye ajya kura kurwara ikiragirwa kikafata rubondo z'avuruba kuri iyi minsi by'umuriro ucika intege imitsi yo mu mutwe ikakurya oya ntabwo ari imitsi yoyo yorerwaye mu minsi ya mbere yarakize ariko ubu noneho hari indwara arwaye niba ari malariya oya hari ukuntu indwara z'iki zisigaye zirwara gutyo kenshi ugasanga ni ubusambanyi bwabitewe n'agakoko kakwinjiye ugeze ko mberuka nkiri mutoya cyane ubu nanjye nta kigenda pe yawe ni ukwihangana buriya naho ubundi se nanjye ubu tuvugana nawe narinje ngo komera narinje ngo nyine urebe ukuntu mpamvu udufaranga tw'inzu amafaranga tw'inzu kabisa ukwezi n'iminsi 12 nzo ndavuga ati reka unigere umuvandimwe atumve kabisa ubu ngubu rwose waba uri ku nsonga pe ubu nta n'ijana nakabaye nkuguza ahubwo ubu nta n'ijana mu nzu aha ngaha mfite ubu byaranze yewe kuba utayafite buriya nabyo nibyo pe kandi binabaho kora sindi nyoko burangiye ngo nyine ngo biramo ubusa wakwihanganira cyakora cyo mfite mushiki wanjye uba hakurya za bwera mvura gize amahirwe mu cyumwe yitayansunikira yari yanyemereye ushaka kuzaguhamo makeya ariko ubu rwose nta n'ipfumisha no kuba mwinzu yawe rwose ahubwo nonge ikintu ukeneye ushobora kumbwira umunsi amafaranga yanjye yabonekeraho nkaza kureba ko uburwayi bwawe ngiye ntacyo mfana nabwo okay urabona icyo dupfana ni inzu noneho amafaranga yawe igihe ushaka kuzabonera umunsi ukwezi kuzaba kwabaye umukara
ukwezi izuba ryatangiye kuba ikijuju rero kamubwiza ukuri akaragenda mu ziko rero nushaka kunabyo amafaranga ngomba kuyabona ngomba kugira muri tonki yawe ushaka gutuka nisanzuye gutuka nigengesere kuko wigengesereye aha none reka nkwereke ikintu kijye kubikemura byose mukemura ni uko amafaranga nta kindi ko amagambo ntacyo ari bumare ndagusabye sibyo genda uzagaruka kuwa kane nimugoroba amafaranga azaba yabonetse kuwa kane nimugoroba azaba yabonetse sawa urugo rwiza kabisa sawa ugira ibihe byiza sawa rwaruhukira genda amahoro nunapfa kabisa uzapfa uko wamaze kunyishyura ye wantuza wewe urumva nawe ubundi ese shere kuri warasohoka bimeze gute iminsi twavuganye irarangiye ewe nari ntashye ahubwo se ntakibiti ngo nshyushye bya biryo byaraye ko numva nshonje reka da hanyuma se byakoze ibiryo birimo ntabwo najya se byaraye reka mu byakoze ibiryo ntabwo birimo fata imyenda yawe usohoke ugende amafaranga 5,000 ushyira kuri telefone yawe kumiro none ntacyo kandi rero ni iminsi twavuganye irangiye sura cyamariye ubundi sohoka ugende ngende nakunda harya ngo wayashyize kuri telefone buse 5 biramarira iki ariko nayaguhaye aha niko abagabo bo muri minsi mwabaye ngaho gira urugendo rwiza safari njema sefu jani ibindi byinshi ikintu cyanjye yipfunya buriya konzi ko batagezwa n'akamwe konara ntacyo urugendo ruhira biranga narakwihanganiye iminsi baye myinshi no munsi amafaranga yanjye simbano ntayajyanye niyo mpamvu ndamukiye simbano ntayatwaye wowe abakiriya ese reka nkubaze niba nagwamutse kuwa kane nkagutigeze nkakubura amafaranga uzi ko nkicaranye ntese uyanyuza kuri telefone nimero yanjye nk'iki gusa tuzaduhuzwa no kuguriza neza kwishyuza bibe intambara ariko nagiye nkubwire ngo reka nkwereke ukuntu ibintu bimeze amafaranga yawe kugira ngo nzayaguhe sibyo ubutaha nujya kugaruka ahangaha jya ubanza umpamagare umenye gahunda mande niba niba rero ushobora kwifata gutyo ukanamucya mu gitoro cy'umwaka nta n'icyo uzanabona ntabyo nyereka mwaho ngaho rwose amafaranga yawe ndayakeneye ubu se namutiye kunywa wanjye nta n'amafaranga yakurimo si mwajye muri kagura nta mwenda kurimo uzajya gushaka amafaranga nk'ubu wowe abagabo bagufi n'umutana no kwambura unguza amafaranga ashaka guca amafaranga ashaka urayanyihakanye se bana nta mafaranga nkurimo uhereye none n'iteka ryose nta mafaranga nkurimo urayihakanye se nta mafaranga nkurimo ashaka cyakoze ibindi kimwe ukagira imana urambaza iki ambaye amafaranga yanjye wamugabo uzi ko wakumva urogera neza abantu bose bahita mu muhanda wajya nkurimo amafaranga si uko wagize aho ntuzongera ukanya nta mafaranga wowe nkukenera nzagukenera iki shaka umujiti sinajya gukenera ukeneye iki shaka ko nani nagusabye ari cyaka cyari kinyishe ese ko wemeye ko nayaguhaye ndabihakanye 10,000 byanjye urabihakanye gusha umuzi 10,000 shaka ndusha amafaranga amafaranga y'urayandi gusha angawe umuzi amafaranga ndusha amafaranga hara yego noneho kirakubwiraga urazana ibiro 2 by'inyama uko biro by'inyama yo kugura byabonetse oya ibyo biro 2 by'inyama nakubwiraga sha nibyo kujyana mwana kwa Yonadabu baherutse gupfusha wa mwana wawe imfura wabo wagize gucyara mutwibejo bundi ni wowe wambye bimutumirizeho ubwo wihangana n'uburi umugere mu kanya mu minota mikeya ubigejeje rwose yego muyo nabundi amafaranga yo kugura ibyo by'inyama ko yabonetse si 15 nyishinze naho ntago ari buguri oya se kandi uzise nta uzisa amezi 2 arashize utarangije amafaranga natanu byo gatangira ukazana amajiko jye Yonadabu yagize gukeje ngo napfusha umwana y'imfura iyo nashaka pfusha ibibazo byagukiye mu bindi ushaka burana nanjye ibibazo by'abantu nabo babindi baburanye Rwanda n'ibyanjye kuba amafaranga yanjye ari mu gasozi burabintera gahinda gakabije uruhererekane mbese ni ibibazo oya nta mpamvu oya ni ibibazo bye ntabwo ari uruhererekane ko ntabyo mpererekanya nawe kuba yarapfushije se njye nawe turaziranye
Landirode rwose najye wumva abantu ibibazo iyo bivutse kandi ntabwo uzi kubiteguza buriya mu bibazo rwose gupfana n'iki waje mu isi ari ibibazo n'ikimenyimenyi kwaravutse turaboroga turarira biranga yishyura abandi bagiye bishyura ibice njye bambwiye ko yampera rimwe ashaka amafaranga yanjye harya wenda nkurimo nangahe twavuganye 20,000 byari 2,000 umiki twavuganye wowe aka kanya se urisubiye ni 2,000 twavuganye wowe urabona nkicundaho uzi ko ari ubuntu ahuri aya ni twavuganye 2,000 neza ibihumbi byanjye veri gira vuba nta mikino mfite hano ibintu bigiye kuguga ni 20,000 shira amafaranga y'abandi gira vuba cyangwa dushyiranemo dushyirana ibiki twavuganye ibinoti yishyura yishyura amafaranga yanjye bikiri byiza reka njye kwakira umuntu gira vuba vuba njye ntabwo naje kuri cyapa amafaranga sasa mu kandi akanyejana 122 ntagire vuba nyishyure yishyura reka injuko yihanganira nawe uretse reka gira vuba ntabwo nguma guhagarara hano nayohereje renge misara ngasana wewe burya amafaranga y'inzu yanjye ntiharashira oya ntabwo aricyo bivuze ntabwo itakivuze gute ubona amafaranga mu bivende yo kwishyura indaro n'isuka mu biciro utabyo kwishyura inzu yanjye nanya kuko arayifatanya kubiri by'igihugu ntabwo kunyemera ko nzagura uretse kuzana ibintu byo bikarangira yariye nenge mu bigeze yariye n'umutwaro ko nzayagura ireka amaze nkubwira sibyo ujya umucanga mwubaka nta maraso yasariwe nta kintu na kimwe cyane uko kiri amafaranga ngomba kunyabona kandi nta mikino ntabwo none ubwo urategetse ko amafaranga ugomba kuyabona none urasina avanga ntanayabona aho gusohoka atatu cyangwa no kuvavamo amafaranga yere ntabwo ko kuwa kane ntabyo kuwa kane none aka kanya ugomba kuvana unyabonye ubundi biranahira amafaranga yari yancanye kana amafaranga sikara ayo ufite yose ugomba kuvana unyajyana sigaye amafaranga y'inoti y'ibihumbi 2 ubundi ukiri ubwenge izi ibihumbi 15 gira ibihumbi 4 inoti y'ibihumbi 4 ugomba kuyabona mbona se ngira nabwo nongeye gusigamo igihe ndetse nabonye hagiye haza kumbwira akantu kamwe se tuvugana wowe hagarara aho ngaho tujya no kuganira abo nk'abandi ngenyine ntabwo wongera kwinjira amafaranga yose utayambaye yuzuye kandi ukujya hehe usigaranye ibihumbi 4 sigaye inoti y'ibihumbi 4 imbere n'inyuma ngaho mujya mundebe nta mafaranga yanjye ndashaka kwitahira ubwo ushaka kuvuga ko nawe urimo amafaranga ibihumbi 10 byonyine siko numva uri kuyagabanya ibihumbi 30 amafaranga yanjye twavuganye kandi yampe yuzuye twavuganye amafaranga inoti y'ibihumbi 30 urabimpa ntubimpa uzayampa gute se twavuganye ko ugiye kuyampa nta mafaranga yanjye ibihumbi 30 gira vuba vuba ndashaka kwitahira murazigura babahe nyoko sishyure gira vuba vuba amafaranga yose ngucupa ni inoti y'umuco w'igihugu urampa ibihumbi 30 uragera ukigira isekurume ya karitsiye gutya ishuri zo kutanya kwigarukamo ibiki urashize none gira vuba njye nta muntu ubimpimisha nutinda ndakwereka nimero zawe afite byakuzonze kabisa Zero karindwi umunani kare kose se iyo wibeshye se ukanga kuyampa nkakwereka urugendo rwiza uza akantu ugiye kunsobanurira se urabona ko sibyo ugiye kumbwira uburyo ki ibihumbi bisenga 30 cyangwa telefone yawe iyo telefone ugomba kuyiha aka niko kazi kanjye ntabwo se nkazakurya nanjye rero inzu yanjye niko kazi kanjye kuko nishize wapanga yikugira ngo njye wari uzi n'ibindi abandi muhanga ntabwo kugeza cyose ni umushyitsi hano umva wakwihanganye ufase nkwereka uva tuvugana urafite ntawe ufite nkwereka ukuntu tujya kubigenza reka nguhamagarire umuntu umpamagare ishyura ntabyo guhamagara ishyura hano wishyura intange urimo amafaranga wareka nkagushakira amafaranga uri gushaka ibihumbi 30 y'amezi ni kwa ukwezi kumwe ngo ukwezi kumwe ntakwihangana waze kutaguza indange ukagurisha wagize ngo warananutse ngo ntabwo tubyibura ngo nirwo ruhungi wa uzahindutse ibikatsi mba mwana wama nashaka bubaso uba mwana ihangana ndwane mwana byankomeranye batsoye mu nzu ubiti note yetara niba ndoko nzagwa icyumweru nibwo zaduhe ubuka no kumwibutsa ko amafaranga wari utejeje indani bantu mwana ndaya naguze mwana nirandiro dubancanye umuriro ngo nawe ufite cyangwa nawe makwajya ugira ukuntu ngenza wagize ukuntu ngenza kaze mukubwira si yanjye se kamukubwira reka ureka mwakira amafaranga yawe bambaze
urabaza si amafaranga yo gushakira wawe mwagemura ku bintu by'imiti umva rata ihangane mwana undwaneho nta kibazo ubwo byanze reka mpamagara undi Eve mwana amahoro umeze neza shaka mwana randirodi yancanyeho umuriro ihangane yo kuna nkubita inote ya tarani basi nushaka nkubita 15 sigoma 15 kiragufana gato yidiza ugende biti yidiza ko mbatanye gusubiza safrance iri gushakira uruzi n'ibindi se inzu 15 n'amezi abiri aho yanjye ndiyaburamo bosi wama telefone ya